uzika kana yafashe kungufu kari kavuye mu rugo iwanjye baje kunsura. Kana yaje mu rugo n'abandi bacuti biwe mfite amafoto. Ariko sinshaka kuyasakaza. Umwana mwiza ukiri muto yari under 20 years old. Yego. Talking about. Twaravuze nagenda rege man bibintu uriya muhungu yakoraga yabafataga ama video yamaraga kubanywesha inzoga bagasinda yarangiza agasambana nabo yabafasha ama video yarangiza akababwira ngo nibatagaruka cyangwa nibagira icyo bavuga ngo azahita sakaza ari amashusho yabo. Abana babagaho nk'abantu bafite ubwoba. Yitamuraga abana bakaba barirutse yakwitsamura abana bakaba bahageze ukagira ngo nurundi rukundo ahubwo nihahamuka yagiye ateramo abana. Ndagusuhuje mwifurije kugira amahoro n'amafaranga. Inkuru ikomeje kuvugwa mu banyarwanda ndetse n'abatuye imahanga cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru y'umutinganyi Eric Semuhungu cyangwa uryamana nabo bahuje ibitsina. Eric Semuhungu watawe muri yombi ku itariki 9 Mata ubwo twari turi mu ntangiriro z'icyumweru cyo kwibuka abaje jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Ku itariki 9 Mata nibwo Eric Semuhungu yatawe muri yombi aho akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse n'isebanya cyangwa gusebya undi muntu. Bikaba ari byo byaha bitatu Eric Semuhungu akurikiranyweho. Dr. Murangira Bitsel umuvugizi wa RIB yahamije ko dosiye ya Eric Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha aho akurikiranyweho ibintu byaha bitatu. Icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe kino cyaha n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 2. Mu gihe kino cyaha cyahama Eric Semuhungu akaba yahanishwa hagati y'imyaka 10 ndetse na 15 agatanga n'ihazabu. Bikaba ari ibintu byabikomeye ko abantu benshi batangiye bumva video cyangwa audio twagukiniye nuko Eric Semuhungu yaje kwihenura cyangwa akaza kwishima kuri mugenzi we bitaga Jihad si bapfuye ibintu bimwe na bimwe bitandukanye ariko bose bakaba bashyirwa mu majwi ko ari abatinganyi. Ariko ino video ijya kurangira ndaza kugushyira amafoto arenga 13 yerekana ubundi Eric Semuhungu ni muntu ki. Eric Semuhungu umutinganyi wakoze ubukwe cyangwa wari ufite uwo abana waje kwitaba Imana. Muri bino byaha Eric Semuhungu akurikiranyweho icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo 34 itegeko ryerekeye ukumira no guhana ibyaha hakoreshejwe ikoranabuhanga. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'izahabu itari munsi ya miliyoni 1 ariko itarenze miliyoni 3 mu gihe yaba afashwe cyangwa kino cyaha kimuhamye cyo gukangisha cyangwa cyo gushyira amashusho y'abandi bantu ko nkuko dutangiye tubyumva cyangwa mu kaudiro twatangiye dukina nuko Eric Semuhungu yafataga abantu cyangwa yamaraga gusindisha abantu, yamara kubasindisha akabafata amafoto kavuga ati hagize unyitakana cyangwa bivuga cyangwa amafoto yanyu nashyira hanze, kuko biravugwa yuko Eric Semuhungu hari abo yaryamanaga n'abantu benshi. Ubwo ngubwo abantu banamureze muri no dosiye, abantu bamureze nta mukobwa urimo, abantu bamureze ni abahungu gusa. Bikaba ari bo yasambanyaga cyangwa nkuko natanye bibabwira ko Eric Semuhungu ari umutinganyi cyangwa aryamana n'abo bahuje ibitsina. Icyaha kindi cya gatatu ni icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka 1 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300.
Eric Semuhungu akaba akurikiranyweho ibyaha bitatu nk'uko maze kubikubwira, ariko se mu gihe byamuhama akajya gufungirwa imageragere cyangwa akajya gufungirwa ahandi, bikaba ari ibintu byakora ku mutima cyangwa bya kangura abantu benshi, dore yuko Eric Semuhungu Umutinganyi yaje kwihenura kuri Jihad ndetse akaza kuvuga yuko yamuhemukiye, ari umuntu ukwiye gufungwa wabyishimiye, ndetse akaza kuvuga yuko Jihad yari akwiye gufungwa. Ese nawe abagiye gufungwa, dore yuko ntuzishime hejuru y'umuntu. Eric Semuhungu Umutinganyi akaba ari umwe mu bantu bari bafite aho babana, ariko bino bintu byo gufata ku ngufu bikaba atari ubwa mbere bimuvuzweho cyangwa bikaba atari ubwa mbere abigaragayeho, dore yuko Eric Semuhungu ubwo yashakaga cyangwa yarafite uwo babana abaga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yaje kwirukanwa ubwo yafataga ngo umwana utujuje imyaka, akaba yaraje kwirukanwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eric Semuhungu yaje kwirukanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho akoze ibyaha nk'ibi cyangwa aho yari yafashe umwana ku ngufu bakaza kumwirukana mu gihugu cya Amerika, aho bamuhaye amasaha 28 yuko abasohotse mu gihugu cya Amerika, dore yuko uwo babanaga cyangwa uwo bari baramushatse kuko we yafatwaga nk'umugore yaje gutabaruka cyangwa yaje gupfa. Uno apfuye atangira kwandavura akajya atangira gufata abana ku ngufu, ariko nyuma yaho byaje kumugiraho ingaruka, arirukanwa aza mu gihugu cy'u Rwanda, we akora akazi ko guhostinga, ariko ingeso zo gushurashura cyangwa zo gutingana zikaba ari ingeso zimuvugwaho, bikaba byerekana ko ari umutinganyi cyangwa n'ababyemera ko ari umutinganyi. Bamwe mu batebya hari umuhanzi witwa Bombe uherutse gusohora indirimbo yavugaga ko yaciye umuryango, cyangwa ubwo muri ndirimbo bavugamo ko Eric Semuhungu yaciye umuryango, yavutseho bakavuza impundu, ariko ubu ngubu bakamuvumira ku gahera, akaba yaraciye umuryango nk'uko maze kubikubwira. Ni indirimbo nagushishikariza kumva, aho Bombe bavuga cyangwa avuga ibibi by'uno muha Eric Semuhungu Umutinganyi nawe kuko arabyemera n'ibiteye n'ibyo akora cyangwa uko yigaragaza. Hari amafoto twaguteguriye agaragaza Eric Semuhungu cyangwa gusobanura Eric Semuhungu ni muntu ki, ukaba ari ugiye gukurikirana. Ndagusaba utarakanda subscribe kugira ngo ubashe kubona ibintu bigezweho cyangwa ibiri kuvugwa hano ku mihanda, ku social media, hano ni kuri Televa Rwanda. Hello guys, International Day of Transgender Visibility. We are in 2026 umunsi turi ku itariki 31 z'ukwa gatatu 2026. So Transgender Day, it was international song, as you can see here. First of all, see my outfit, so classy, booked and busy all the time, as you can see.